Ikipe ya Rayon Sports imaze iminsi ivugwamo ibibazo bitandukanye birimo iby'imiyoborere ndetse n'iby'ubukungu. Ni ibibazo bitatangiye ku ngoma ya Munyakazi Sadat ahubwo byanayiranzwemo mu ngoma zabanjirije iyi. Gusa byarushijeho gukara cyane ku ngoma ya Sadat. Ese ubundi ibi bibazo biterwa n'iki? Byakemuka bitese? Ibi nibyo ngiye kugarukaho. Ibi ariko ni ibitekerezo byanjye nkurikije uko mbibona nuko mbona imikorere y'amakipe hano mu Rwanda, kuko si Rayon Sports yonyine ifite ibibazo, ahubwo nuko ariyo igizwe na rubanda nyamwinshi, bityo ibibazo byabo bigasakuza cyane kurenza iby'ayandi makipe. Ikintu cyitwa ishyamba muri Rayon Sports ifite abakunzi benshi mu Rwanda si icy'ubu ngubu. Ntabwo ishyamba ryaje ku bwa Sadat, ahubwo no mu buyobozi bwabanjirije ubwa Sadat byarabaye. Murabyibuka neza uko Muvunyi na Prosper batumvikanaga ahari mu 2018, bikaba byarakurikiwe n'iyirukanwa ry'umutoza Ivan Jack Minaret n'ubu cyishyuza Rayon Sports amafaranga agera kuri miliyoni 12,500 nubwo bamaze kumvikana uburyo bagomba kumwishyura. Eric Bakame nawe abishyuza amafaranga agera kuri miliyoni 7 kubera ko bamwirukanye binyuranyije n'amategeko. Kwirukanwa kwa Bakame kwaturutse nabwo ku miyoborere ndetse bamwirukanye bamushinja kwangisha ubuyobozi buriho abakinnyi n'abafana. Icyo gihe Rayon Sports yari iyobowe na Muvunyi. Uyu yavuyeho abasigira bisi yavuze ko izishyurwa agera kuri miliyoni 100, ariko kubera kutarangiza kwishyura iyi bisi yarafatiriwe. Munyakazi Sadat yajyaga ku buyobozi abifashijwemo na Muvunyi, yatangaje imishinga myinshi kandi myiza, ndetse ni nabwo igishushanyo mbonera cya stade ya Rayon Sports cyamurikwagwa mu munsi wari wiswe Rayon Sports Day. Abafana barabyishimiye ndetse byagaragariraga buri wese ko ikipe ishobora kuzinjiza amafaranga menshi mu mateka yayo. Sadat yatangiye ashaka gukorera mu mucyo ndetse no kugaragaza abakoze amakosa kugira ngo babiryozwe. Aha niho rero hatangiye kuvuga icyitwa ishyamba, nawe abasubiza ko agiye gutwika iryo shyamba. Intambara itangira ityo kugeza n'ubu ngubu. Kuva ubwo imishinga yose yatangaje nta n'umwe washyizwe mu bikorwa, aho bateganyaga gukura amafaranga hatangiye kubura. Bavuyemo mu gikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo muri Afurika. Abafatanyabikorwa bamwe bagiye bagirana amasezerano n'ikipe bisa nkaho bari bameze nk'abaringa. Aha ndavuga MK Card, Ritiko na Hotel ya La Paris. Impamvu mvuga ko ari nk'abaringa nuko nta musaruro byigeze bizanira ikipe ya Gikundiro. Abakinnyi barimo Michael Sapong na Jules Urimwengu bagombaga kugurishwa bakungukira ikipe amafaranga atari make. Ikibazo cya COVID-19 cyabikomye mu nkokora ndetse birangira bahombeye iyi kipe, kuko Sapong byarangiye yirukanwe kubera ko yanenze ubuyobozi ku karubanda, naho Jules Urimwengu we yagiye gutyo ahunze kuko ibyangombwa yari afite byari bihimbano. Muri make uyu mushinga warabahombeye cyane. Ubwo corona yageraga mu Rwanda, Rayon Sports yabaye ikipe ya kabiri inyuma ya Musanze FC guhagarika imishahara y'abakinnyi, ndetse birasakuza cyane. Byaranavuzwe ko abakinnyi babayeho nabi kandi ubuyobozi butabitayeho. Ibi byanatumye mu bakinnyi b'inkingi za mwamba bigendera, nabo bagenda ntacyo basigiye ikipe, kuko ari Ikimenyi Yves na Rutanga Eric ni nkaho bagendeye ubuntu nubwo bemeye guhara ibyo ikipe yabagombaga, kuko iyo baza kugenda neza ikipe yari kubakuramo amafaranga arutayo bayihariye. Nyuma y'ibyo nta munsi n'umwe ubiraga hatavuzwe inkuru ya Rayon Sports. Guterana amagambo hagati y'ubuyobozi buriho n'abahozi bayiyobora biba nk'indirimbo z'inkongomani. Ibibazo byarenze ikipe ndetse bigera no mu nzego za leta. Ahanini bapfa ubuyobozi. Bamwe bavuga ngo ikipe ni iyabo, abandi bati ni iyacu, bo yaje kudusenyera. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubuyobozi bwa leta buhagarariwe na RGB bwafashe umwanzuro w'uko umuyobozi wemewe ari Sadat na komite ye ibaho kugira ngo bihoshe intambara, ahubwo byarayikongeje. Amabaruwa menshi yaracicikanye, bamwe babyita filimi y'amaseri, ku buryo nibura buri munsi hasohokaga episode 2. Byageze naho RGB ifata umwanzuro wo guhagarika inzego zose za Rayon Sports, hagasigara komite ireberera ubuzima bw'ikipe buri munsi. Abanyamuryango batangira kwibaza ibiri kuba. Bamwe bati ikipe yacu Munyakazi arayirimbuye, abandi bati barayishimuse n'ibindi bitandukanye. Gusa abanyamuryango bamwe ntibanyuzwe, bandiki RGB bayisaba ko bakwemererwa gukora inteko rusange kugira ngo bakemure ibibazo biri mu muryango wabo. Gusa ntibarasubizwa. Ibibazo bya Rayon Sports na n'ubu ntibirarangira, kuko ubu ngubu Minisiteri ya Siporo yo yahawe akazi ko kuba yabikemura. Ibyo mvuze ni incamake kugira ngo mwumve uko ikibazo kimeze. Gusa ikibazo nyamukuru kiri muri iyi kipe si imiyoborere, nubwo nayo atari myiza, ahubwo ikibazo nyamukuru, umuzi w'ibibazo byose ni ubukene, nta mafaranga ahari. Ikibazo ariko kikaba giterwa n'uko ikipe itagira nyirayo. None mwakwibaza ngo umuti ni uwuhe? Mbere na mbere ikipe ya Rayon Sports ifite ubushobozi bwo kuba yabona abaterankunga benshi kandi bakayishoramo amafaranga menshi, yatuma ibibazo by'amafaranga bitongera kwirangwamo. Ariko nanone ninde uzaza gushora amamiliyoni ye mu ikipe ihorana akavuyo itagira nyirayo? Byagorana cyane.
Niba rero abanyamuryango bifuza kubona abaterankunga bahoraho kandi bagatandukana n'icyitwa kubura amafaranga, nibabanze bakemura ikibazo cyo kumva ko ikipe itagamije inyungu, iba ikipe y'ishoramari igire nyirayo. Kugira nyirayo mvuga hashyirwaho imigabane, babakire bose birirwa barwanira kuyobora bagurimo imigabane, ku buryo iba ikipe y'abafitemo imigabane kandi bashaka kubyaza inyungu amafaranga yabo binyuze muri ikipe. Mbese nk'uko tubona amakipe akomeye afite abanyamigabane, ibi bizatuma ntawe uzateza akavuyo adafitemo imigabane cyangwa adafite ijambo, nk'uko tubona abayoboye fan club babigenza bashaka kweguza umuyobozi uriho. Ibi kandi bizatuma n'abashoramari baboneka ari benshi, bityo ikipe igira imibereho myiza. Ikindi cya kabiri, habeho guha akazi abantu babishoboye atari kugendera kuko umuntu afana ikipe gusa. Ibi bizatuma ibyo bashinzwe babikora neza kandi bitanga umusaruro, ko bazajya babazwa ibitagenze neza. Ibi si kuri Rayon Sport gusa, ahubwo ni ibikwiye gukorwa ku makipe yacu yose hano mu Rwanda yiyita ko ari ay'abafana, nyamara ari bo batuma amakipe biyitirira ko bakunda ahora mu bukene. Ikindi, abafana nabo bahabwe umwanya wo kuba batanga umusanzu ntawe bahagaze hejuru. Ibi bizatuma nta wumva ari we kipe ishingiyeho. Abafana ubwabo bahawe uburenganzira bwabo, batanga umusanzu wafasha ikipe mu bikorwa bitari bike. Icyo nasorezaho, amakipe ave mu bintu byo kwipasa muremure washake kubaho uko adashoboye, aho ikipe usanga ikora ibintu idafite mu igenamigambi, ikabona amafaranga ikayakoresha mu buryo itateganyije, ikindi ikabaho nk'itazaramba. Ibi kugira ngo bikemuke ni uko yagira igikorwa runaka cyinjiriza amafaranga, ku buryo nubwo itabona abaterankunga ariko itabura yo kwishyura abakozi bayo. Urugero, kugira resitora yayo, bare se, sosiyete itwara abantu n'ibindi bintu bitandukanye, harimo na serivisi zitandukanye. Si ibyo gusa, amakipe agomba kugira action plan cyangwa se ingengo y'imari, ku buryo ikipe itangira umwaka w'imikino ifite ibikorwa byose igomba kuzakora muri uwo mwaka, ndetse aho amafaranga azava naho kaba hazwi, ndetse n'amafaranga agomba gukoreshwa akabaziwe ingano. Igikorwa gitunguranye bakaba bakiretse bagakora ahubwo ibikorwa bafite muri ya gahunda yabo. Nawe niba ufite igitekerezo cy'uburyo amakipe yacu yatera imbere akava mu gukorera mu gihombo, wakidusangiza. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora, unabisangize n'abandi.